nta imana itagukura, nta imana itakugeza. Rest and think, byose ni amahirwe. Yahoraga mu ngo nyinshi cyane ashaka amaramuko n'icyamuteza imbere. Afite abana 5, ntafite aho aba, ahageze arara aho ngaho. Ushaka kumufungurira no kugaburira abana be arabikora, ntajya arwana. Ushaka kumwambikira abana arabikora, ntiyakiba. Burya ngo icyo uzaba nawo kijya, weho wicika intege. Yaje kugera ahantu bamuha akazi ko gushaka ubwatsi bw'amatungo, harimo ubw'ingurube ndetse n'inka. Amafaranga yahembwaga yari amafaranga 300 gusa. Yahoraga yibaza ukuntu ibiceri bitatu gusa bizagaburira abana be bikamugeza no ku iterambere ryifuza muri abo bana 5. Gusa kubera Imana abana be bagiye bakura batangira kwibeshaho. Yakoze imyaka 3 gusa nabwo baramwambura ntibamuhemba. Cyakora kubw'ubuhanga azamura ibiganza ashima Imana ati Imana warakoze nubwo ntahembwe ariko abana banjye bari gukura. Yavuye aho ngaho yumva afite imbaraga nyinshi cyane, akazashaka yahira ubwatsi bwinshi akarunda ku muhanda, ubishaka akaza kubutwara akamusigira amafaranga. Nuko umwana w'umukobwa w'imfura ndetse n'umuhungu umukurikira babwiye mama we bati mama reka twemeze kuri imodoka, nyuma tuzagenda mu modoka. Mama reka turare ku muhanda, nyuma tuzarara mu nzu ya etaje. Mama reka twambare ubusa, nyuma tuzambara imyenda twifuza. Maze si uko imodoka gusa, babafuso bikorera ubwatsi karahava. Ngaho imisozi, ngaho ibibaya, ngaho impinga, aho hose bagendaga bikuye umufuka ku mutwe y'ubwatsi bwinshi. Mu myaka 2 gusa bari bamaze kugura isambu ingana n'ibihumbi 100. Icyo gihe umwana w'umukobwa isambu arayihinga, ahingaho ibigori. Ariko mama we akomeza gushaka ubwatsi bwinshi, ariko aha n'abandi bagore akazi muri uwo mudugudu. Umukobwa yaje gusarura toni enye z'ibigori, maze azigurishije yagura wa murima ashyira n'abana barumuna be ku ishuri. Maze mama we arangije atangira kwinjiramo bwa bworozi bw'aya matungo y'ingurube n'inka, ngarebe icyo abandi bamurushije. Kubera ubuhanga n'ubwenge no kwihangana byose kubigeraho, ntiyabigezeho wenyine cyangwa ngo atere imbere wenyine. Burya ngo kwihangana kuranisha, ngo uwitonze akamishashi. Ubu tuvugana ni umuherwe mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Rest and think. Nawe rero wicika intege, kora cyane, enyegeza ubuhanga bwawe, ushaka icyo ukora nakabuza uzabigeraho. Wiha amatwi abaguca intege n'abatumva icyo ushaka kugeraho, nakabuza bizaza. Kora cyane ushiremo imbaraga, maze ushaka icyo wakora, icyo uzakora cyose cyaba kinini cyangwa gitoya, nakabuza kizagerarwaho. Burya ngo abajya inama Imana irabasanga. Umubyeyi n'umwana iyo bungikanye bagashyira hamwe ntacyo batageraho. Weho mwana uzumve umubyeyi, nawe umubyeyi uzite ku mwana wawe. Rest and think. Nitwa Eric Nshimimana. Teyamo. Niba iyi nkuru igushimishije twandikira muri komenti. Ibitekerezo byawe turabyumva. Kandi niba ufite inkuru wadusangiza yitubwire, tugize ku bandi yubaka imitima y'abanyarwanda.